ariko Emery Bayisenga arirukanka araryama umupira awukuraho urarenga. Rayon Sport yahise ikora impinduka ebyiri, Tony Kitoga na Mugisha Didier bavamo, hajyamo Faustin Kawu Kitoko na Aziz Basane. Ku munota 74 Kiyovu Sport yishyuye igitego ku mupira w'umuterekano Nsanzimfura Kedi yateye ukanyura kuri Kwizera Olivier mu maguru. Igitego cya mbere cya Kiyovu Sport kiba kiranyoye. Ku munota 86 Sanja Bulaya yongeye gusha andi mahirwe asigaranye n'umunyezamu gusa Kwizera Olivier. Ndikumana Sumani ku munota 88 yongeye gusigarana n'umunyezamu wa Kiyovu Sport ariko amuteye shot umupira ukuramo maze umukino urangira amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Nyuma y'uko uyu mukino urangiye byari byishimo bisembereye ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Mwiza ku bakunzi ba Rayon Sport kuko hano hari abakunzi ba Rayon Sport abafana baragiye ariko abakunzi bayo nabo twabonye ahangaha dukina Kiyovu rero ni ibisanzwe batunganyije twe ntabwo ari gusohoka Imana ihabwa icyubahiro kandi ijuru ihabwa icyubahiro. Nta kigero nabona ndanezerewe n'umutima wanjye wose. Abakeba barafatanya ariko ntibadushobora. Iyi ni ikipe y'Imana. Ntabwo nabona uko mbivuga ariko twagiye dutegwa imitego myinshi ariko Imana ntabwo ibeshya. Murenza Butara perezida w'inzibacyuho muri Rayon Sport hari iby'ibanze bagiye kubanza gukora kugira ngo ikipe izagere kure mu mwaka utaha imikino. Nta cyizere bari bafite yuko Rayon Sport ishobora kubona umwanya wa kabiri ndetse ikabona n'itike yo gusohokera u Rwanda. Rero ni ibyishimo kuri twebwe kuko mu mushinga dufite munini iyi ni intambwe ikomeye cyane igiye kudufasha guhera aho twubaka ekipe yacu y'umwaka utaha ndetse n'intego kugira ngo tugere kure mu mikino nyafurika. Twaravuze ngo tube turetse turangize shampiyona directeur technique mushya wacu n'umutoza na gutaramara igihe bicare barebe mu bakinnyi dufite ese twakongeramo izihe mbaraga, ese nabaye mu bashoje twazamuri twakongera amasezerano. Ibyo byose rero ndumva babikozeho, ndumva bitatinze muri iki cyumweru turi bubamenyeshe abakinnyi tuzakomezanya ndetse tunatangire kubamenyesha abakinnyi bashya bazaza. Amahirwe yo gusohokera igihugu kuri Rayon Sport yarasigaye ku mukino agombaga gukina n'Urucaca narwo rwari yafite igihe rwari gutsinda uyu mukino. Rayon Sport yaherukaga gusohokera u Rwanda umwaka ushize aho yasize n'ikipe ya Singida Black Stars yo muri Tanzania mu ijonjora ry'ibanze rya CAF Confederation Cup. None n'uyu mwaka ikaba yabonye itike yo kuzagarura u Rwanda muri imikino ya CAF Confederation Cup. Ikipe ya Kiyovu Sport yo yasoreje ku mwanya wa 5 muri rusange ndetse n'umwanya wa 3 muri shampiyona y'u Rwanda mu makipe yo mu Rwanda. Bikaba biteganije ko izabona miliyoni 40 ni mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport iherukaga gusohokera u Rwanda muri 12 ubwo yasezererwaga n'ikipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania. Ikipe ya Rayon Sport yo muri uyu mwaka nubwo bitagenze neza yasoreje ku mwanya wa 4 n'amanota 56. Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino yatsinze ibitego 40 yinjizwa ibitego 30 ikaba soje shampiyona y'u Rwanda ifisigamye ibitego 10. Ikipe ya Rayon Sport kandi ese inakenyera miliyoni 210 aho izahabwa miliyoni 60 ko yasoreje ku mwanya wa 2 muri shampiyona y'u Rwanda ndetse n'andi mafaranga ikipe izahabwa na CAF kubera gusohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nk'ise kandi inzoga ni gito irinda bato nta gitangiza yihungire kure nyamara kuzana umunezero w'uheze kahubwiza n'umuze inzoga si wane tunywe less.
serivisi yacu ya gatatu ari nayo ya nyuma twizera ko umeze neza cyane. Action College barakubwira bati dufite amafaranga dushaka kuguhereza mu gihe waramuka ukoza akavideo gato ukavuga serivisi za Action College itanga wifashishije impano yawe ukapostinga kuri Facebook, Instagram na TikTok ukadutaginga following platform zacu zose hazahembwa abitwaye neza batatu nepo ichirenge kanyiguhereza vuga serivisi za Action College mufata akavudo twohereza cyane sanaka amafaranga niko imeze zayagabane nishirenge cyane mbere na mbere Action College kutamamaza ari tayari serivisi ari gusa umuvandimwe serivisi za Action College mu gitabo tumwe ntabwo nageraho kandi birabisobanutse neza. Action College niba ushaka perimira provisoire ni muri kora rimwe abantu barabizi nta gukora kabiri ni muri kora rimwe niba ushaka amasomo agezweho ku isoko ry'umurimo yaba ubwubatsi ubukanishi ubudozi ubashyizemo na multimedia abantu bagiye bifuza cyane kuba iri somo ryajyamo kuko ubuhanzi ubu ngubu abantu bari gufotora mu makwe abantu bakora ama video bivuze we nabize muri Action College bari gusoza. Ikindi abakandida bigenga cyangwa se candidat libre mwabuze diplome igihe cyari iki ngiki kugira ngo nawe muri Action College ujyeyo ubundi ubone diplome yawe uhindura ubuzima. Hari ikindi mubicu Tuvuye mu mwarimu mwiza kabisa. uvuga ngo mubicu nahitana nakongera nkakubwira ngo abantu mufite amasaro umuntu mwogoshe mwiza abasuka abakora makeup ababarista beza ubwo kuri babantu bafite za coffee shop abatetsi beza ni muri Action College bakuru ayo masomo yose atangirwa muri Action College. Titiza iyo video adera yiguye uri posting Action College niba hari amafaranga turaziranye hanyuma rero muhamagare kuri 0788 60 37 5 0788 60 37 95 cyangwa se 0787 24 62 68 ndayisubiramo rimwe 0787 24 62 68 Action College. Hanyuma bongere tubasabe facture za IBM musabe facture nyinshi za IBM kugira ngo mutsindire bino bihembo bitandukanye Tenga Promo yashyizeho. Iyandikishe unyuze ku kanyenyeri 562 urwego numara kwiyandikisha buri facture yose usabye ubwira umucuruzi yandikeho nimero yawe ya yindi wiyandikishirijeho kugira ngo uhabwe amanota akwemerera gutsindira ibihembo bitandukanye. Hari imodoka nziza cyane ya Kia Sorento iratangwa mu ntangiriro zo kuwa gatandatu ku kwezi indi iratangwa imodoka moto buri cyumweru miliyoni buri cyumweru 500 ibihumbi 100 ibihumbi 50 25 ibihumbi 10 ibihumbi 5 kandi kuva ku manota 2 ufite igihembo watsindira 2 3 5 kuzamura 7 ufite igihembo watsindira kikunogeye hamwe na Tenga Promo. Kandi ubu ngubu sibyo gusa nepo kugira ngo hatazagira usigara nta gihembo yatsindiye baravuze ngo reka twongere umubare w'abatsindira igihembo nibura buri kwezi 500 niwo mubare muto ushoka kubakira kuri bino bihembo bya Tenga Promo. Ntabwo wabura mu kwezi kumwe uburemo icyumweru kimwe uburemo ikindi oya. Kandi sibyo gusa yukanza akanyenyeri 562 urwego ukajya kuri rimwe ahanditse Tenga Promo ukajya kuri 2 ahanditse gukina ubona umubare wa bino bihembo byose turimo tukubwira ugahitamo igihembo wifuza gukinira. Kandi ubu barabyoroheje igihembo wifuza gukinira baguha amahirwe ko kuva kuri rimwe kugera ku 100 wakandikamo umubare wa token wifuza bijyanye n'amanota ufite bakahita baziguha zose uwo mwanya bitabanje gusubira kuri systeme buri kanya token ya mbere token ya kabiri token uwo mwanya zose bahita baziguha. Ku bindi bisobanuro hamagara 637 cyangwa twandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu @Tenga Promo. Mwibutsa yuko nta kiguzi icyo ari cyo cyose usabwe kugira ngo
wiyandikishe cyangwa ukinira ibihembo bya Tenga Promo. Ibanga nta rindi ni ugusaba fagitire kenshi za IBM uri kugiye guhaha. Yes. Hanyuma rero mwabyumvishe Rayon Sport Eric tumushimire ku cyegeranyo dukoreye kiranga ibyaranze kitubwira ibyaranze match ya Rayon na Kiyovu Sport. Abafana ba APR ibyo mu byihorere ibyo kuba Rayon Sport sibyo Jangwa ibyo kuba Rayon Sport yarishimiye umwanya wa kabiri murimo murayitrolinga ngo mwayizonze ngo yishimiye umwanya wa kabiri ngo bateruye Murenza Budara. Reyo imeze nk'umuryango wa tagisi za kera. Tagisi za kera zavaga nk'ibuye ukagera i Nyanza ikakuramo umuntu, ikagera mu Ruhango igakuramo umuntu, ikagera Muhanga igakuramo umuntu. Hari igihe yageraga Nyabugogo ifitemo nk'abantu nka babiri cyangwa igiye gutoragura n'abandi mu nzira. Rero nayo uyirebye harya mwavuze ngo kafu ngo ashyize amategeko avuga ngo iki ikoresha abatoza banga iyi sezo Singabanese Rayon yakoresheje nibuka Fabien Rotisi nibuka Bruno Ferri ni bane nyamata akaza oya nibyo kuko yagize touchline n'umutoza mukuru Feruzi na Rumami yahageze nk'umutoza mukuru ino wa gatanu buri muntu batabaza abatoza bicaye kuri touchline ya Rayon bitwa abatoza bakuru baba ari batanu ni umuryango wa tagisi za kera rwose bahicaye. niyo mpamvu umwanya wa kabiri ari achievement ni umuryango wa tagisi za kera abari kwishimira umwanya wa kabiri no kubona ikibago yo guhagararira igihugu ni ibintu bakwiriye kwishimira kuko nibyo bafitiye ise kuko kandi umuntu yishimira icyo afite ntabwo yishimira icyo uri ntabwo simamye ko ahubwo umuntu yishimira icyo afite umuntu wera ntabwo umuntu yishimira icyo abonye umuntu yishimira icyo amerita ariko kwishimira icyo ufite ushobora kuba ufite ikintu reka nyine icyo merita n'ubundi umwanya wa kabiri ngo bawumerita ko bawubonye ubwo ntabwo bishimiye icyo bafite bishimiye icyo bamerita icyo bakoreye kuko kugira abatoza benshi bisobanuye ngo umwaka w'imikino ntabwo waboroheye cyane ko mwirukana gumwe kuko umusaruro utagenze neza undi akaza umusaruro ntugende neza undi akaza umusaruro ntugende neza kugira ngo ubuyobozi ni uko bisobanuye ngo ni season iba yarabagoye kuyibonamo itike rero yo gusohoka ndabagarukire reka bishime uko bagize umwaka mubi pe umwaka ubasuragurinze ihindagurika mu miyoborere ihindagurika mu miyoborere n'abakinnyi no kuri bakinnyi ngira ngo n'abafana habaye ihindagurika n'abavugizi barunshize umuvugizi Gakwaya Olivier se umuvugizi se muri saison mo hagati bivuga baniyega ariko njye n'ibyo ruvuya n'abasiri yasimbuye ngabo kuri match none se Gakwaya se umuvugizi wa impinduka ziri ahantu hose kuri match y'igikombe cy'amahoro bamaze urebe neza na Chelsea rega buriya bagiye bazihindura hari amamatch bakizaga jezi z'umweru ubundi z'umuhondo icyo navugaga n'ibibuga bagiye bahindagura ntabwo match bari gukinira regional iyo bateyemo Gasogi Forest ibintu byabo byose nta musima mwihangane Jangwana arabica ibintu byabo bishobora kuba nk'amatike sinzi umuntu nabwiye ndavuga nti Jangwana aramutse agutwaye icy'amahoro ujye ushaka uburyo ubebera umugendere kure ariko nawe baramucurinze reka arimo arabishyura abanjurezi iki baba nkuko arahiriye gutwaye igikombe wowe iki watwaye kiriya uzafata ejo nacyo kikuzanye hano ngo ntabwo bakibara nk'igikombe ngo cyahataye n'iki umwanya wa kangahe rega niho abantu niho bakoreye niho bagongeye umuzamu ndetse abareyo niho bagongeye umuzamu urimo uraserebura umwanya wa kabiri kuriya udashaka kwemera igikombe cya pe ahubwo dore ikibazo gihari iyo bigeze ku gikombe bavuga ko turi aba kabiri bagera ku mwanya wabo niyo kuko ari abagatatu ibintu ni controversial n'ibintu abona bifite muraserebura ndabyemeye ariko umufana wa pe ahangaha bari ruvuya iyo sentiment nyine isubiremo iyo bageze ku gikombe hari abashoboka batari iyo bageze ku gikombe bavuga ko APR yabaye iya kabiri nabo bagera mu gukina umwanya wabo ntibawite uwa gatatu iza kabiri zabaye ebyiri hari ibintu umuntu avuga ukabona n'ibyo bindi bavuga ngo umuntu ameze nk'umuntu warangije ariko utarize
abareba gusubiza bera mbere ufuyanga ni kama maji usipoyanywa utayaoga. Aperi ni nk'amazi byanze ko dushobora kwiyemera sinywa amazi nge nywa amata nywa ji nge nywa byeri gusa nywa ibi nibi ariko byanze bikunze nihagira koga byanze bikunze ugomba kuyoga. Aperi irakureka ariko byanze bikunze ni kama maji usipoyanywa utayaoga turazi. Rero nta kindi ngeje kwivugira reka tuve mu by'umwanya wa kabiri no kubita umwanya hari abantu b'abashampion baretse gatoya wenda tuvuge ibyejo ariko Rayon Sport urumva nyine yabonye ya kabiri ku makipe mu Rwanda. Rayon Sport zabona miliyoni 60 cyane gushyira mu bishana byo kwitabira imikino ya CAF. Niyo mpamvu mwabonye babara miliyoni 400 zikabijana barafata mu bishana bakabivunja zigashyika mu 150 cyane imibare yoroshye hanyuma bagatangira 30 za Ferwafa zikaba miliyoni 210. ubu tuvuga Rayon Sport zifite isi wala wirekeraho ako iyo ni kama ntabwo shizemo akadomo ukira akadomo urabyishe ko ntabwo ari byo kira wakitso ko turacyakomeza kwa kesa swari ntabwo yabura imyenda kuramo n'imyenda turi hasiga ko n'ubwo niyo kibazo ariko ndavuga ibyo bafite agomba kujya kuri konti ayo yagomba kuba yakoresha miliyoni 410 cyane n'imyenda ntabwo bikorewe umugabo nugira umwenda nta kibazo cy'umwenda gusa izo miliyoni 410 bakwiye kuzishimira bagategura Rayon Sport sinibutinda ku mwaka mubi yagize twagarutseho ahubwo giye nabibwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport mo twabasha kuganira. Rayon Sport nyiteze kureba uburyo igiye kwitwara kuri iri soko n'uburyo igiye kwitegura iyi mikino ya CAF n'uburyo igiye kwitegura sesita nubuya aho niyo abaye ni murambiwe kubona APR itwara champion imyaka 7 yikurikiranye. Murarambiwe niba murambiwe niba yigaragarize mu bikorwa niteze kubabona iyi sezo niba yigaragarize mu bikorwa niho mu kanya nashatse kubigarukaho bamaze kubura igikombe cy'amahoro n'abayobozi babigarutse bavuga ko umwaka w'imikino wabo utagenze neza kubera iryo hindagurika yaba mu buyobozi mu batoza ndetse no mu zibindi bitandukanye muri Rayon Sport. Ariko ari cyo kwishimira buriya ngewe bashaka umutoza waza agafata ekipe naravuze ngo bashoboraga kubara yuko rumamatozi ekipe sezikarangira bagashaka umutoza sezirangiye ariko icyaba cyiza wazana umutoza utari bumushyire kuri pressure yo gushaka byinshi ku igikombe cya shampiyona ngewe rwose arabyuka sinzi n'umuyobozi twakiriye aha avuga ko bakigishaka menya ari murenza budarayakijyaho ndavuga ni ku gikombe cyo biragoye byaba ari ukubeshya byari n'ikirere dusaba kuri Rayon APR niyo yongera gutwara igikombe cy'amahoro n'icya shampiyona sezo 2023-2024 abareba muzamanika amaboko muvuga ko umupira wananiye umubyiho urumva ibyo APR yongera kubakorana double iyi sezo nsigaje ikintu byari uyu mwaka nsigaje gutwara ibikombe 2 ibikombe 5 ni itegeko Sekafa ariko ndetse na Super ibyo nabyo byongera cyangwa fasi nzi nawe bazanayitabira ntago nzavuga bigeze icyo bavugaga niho nanjye ndi nibabikore kinyamupira bagize amahirwe babonye umutoza no kuba Rayon Sport yarageze finali igikombe cy'amahoro igakukuza kugera kuri penalty kuba Rayon Sport ibonye umwanya wa kabiri mu buryo butari bworoshye kuko attention abantu barebye match Kiyovu Sport ubunekereza ko abantu batanaryamye ngo basinzire hari umukaziyo bawushije ashobora gutuma bayisenge nabonye nabonye ku stade Emery wimubara wenyine ibitego bibiri birasa Emery cyo yakuyemo n'icyo Kabange yakuyemo byose ku murongo mu gice cya mbere Kabange kisakuriya neza n'icya Emery muri buraburi Sanja Buraya yawushije igitego arebana n'izamu kuri cross ya Irene urumva Sanja Buraya yazamuye pushineti nyine kuri kira Emery yakuyemo bivuga ngo ikipe ya Rayon Sport bigenda bikwereka ko ari ekipe uyu mwaka itarigeze yitegura ijya kwinjiramo icyo ngetsaba ni kimwe ibyo n'abareyo bose barabyemera twihuta cyane abareyo bemere sezi yabo ko yagenze Rayon Sport ikeneye kwibaka kinyamupira bakareka umutoza na timu ye iri technique na directeur technique urakoze bazanye directeur technique
niba warazanye directeur technique twereke kujye kuyubaka mu buryo bwa kinyamupira. Amakuru mfite ni Arteta na Andrea Berta amakuru hanyuma uzanye Taikuni nabo gutanga amafaranga. Urakoze cyane nta kintu cyangwa ngo Taikuni urakoze Taikuni ngomwe ngo bamurangiye umukinnyi kuva muri Benin ngo Taikuni wonde ngo bamurangira uvuye muri Cameroon ngo Taikuni we ngo arakura undi Burundi ngo afite inshuti ze ngo ariko ngo n'umukinnyi ngo yatubwiye ko Burundi yasize y'umukinnyi ngo mwiza ari kawo iyo migurire yakashaka n'ubuyobozi bwa Rayon Sport giye bwarabinyemereye abo dara twaraganiriye avuga yuko ibyo byarangiye arakoze koko kubireba rero kuko burana cyose ngiye musubiza ijambo burana Kiyovu kugira ngo byibuze ari ingenga bafashe ibintu burana David ari kintu umushimira David aza muri Kiyovu yarafite amakuru nyine burana equipe y'abafana niko yubakwa cyangwa ariko David ambwa ati twese turi abayobozi cyo tuzakora no gushaka amafaranga no gutegura ibindi dufashe kubaka equipe burana umukinnyi agurwa aya bari mutango niba bamugura cyangwa batamugura byagirwaga mu ruhare nande naringiye no mavurona gatimiri hamwe barabakinnyi uko baje n'uburyo yagiye abayo kumana kugira ngo babazane aba rero felicitation ko muzasohokera igihugu mwabyishimiye kandi nibyo Jangwa nawe n'abakinnyi icyo abayovu bankoresheje amakosa ngira ngo nabivugiye hano urabyuka bushize barambwiye ngo bazayitegereza mpaka ku mukino wa nyuma urabyuka ibintu bambwiye ngo Muhanga ngo tuzanganye ngo tuzatsinda baraye bantengushye ariko nta kundi felicitation kuba Rayon felicitation cyane kuri coach Mbaye hari ingingo navuga ko yakoze akazi gakomeye muri ikipe ya Sport. Ya nibyo gusa nyine ubwo butumwa bwabagezeho ntabwo dushaka shampiyona imeze nk'iya Bundesliga cyangwa nk'iya Ligue 1. Shampiyona muri kugiye kuzayiharira peri hariyo izajya ikora ibyo ishaka. Shampiyona igomba kuba tuzagitwara ko APS igiye kuzajya igena journée itwaraho shampiyona. Abantu bonyine bo kubihindura nizeye nabare 10 zitabikoze ubwa pereza akomeza gutyo usiko bambwiye 10 zikaba zitaragera uvuga ngo kurikirana iyo bwiriya ibyo nyine tuvuga mu cyumba turi abantu batandatu shampiyona ibe Bundesliga ibe Ligue twari mu cyumba turi abantu batandatu ubona Juve bayigaranze mu Butaliyani ninjye musivire njye nyina warurimo abandi bose baragenda 5 star bambwiye shampiyona zitaragera ku 10 cyangwa uhebe nk'imizashoboka siko zitaragera ni consecutive zitaragera ntizashoboka ni Brive Boy shampiyona 24 shampiyona ya 7 zikurikiranya ibikombe 3 muri sezo imwe navuga ko ni Dr Bingo wamubwira ko kunjya bivuga tarevu ibikombe 6 mu myaka 2 maze nk'umuvugizi nta undi muntu urabikora mvuze ko ndi umuvugizi wa mbere mu Rwanda nk'ababyibura umuvugizi wa kabiri muri East Africa to be honest ntabwo nyuma ya rero twinjira ku munsi w'ejo umuvugizi rwose hari ibyo uvuga nanjye nemeranya nawe hari ibyo uvuga rwose nemeranya nawe mbere ko tubwira umunsi w'ejo uburyo udekoye umunsi w'ejo ngo hari wa APR Kigali gusa imikino ibuze ko uyu munsi najya nyuremo eteseza kwakira ikipe ari uyu munsi hanyuma ikipe ya Mukura bakire Amagaju hanyuma Marine baza kwakira ikipe ya Muhanga AS Kigali